Munyemerere rero ntangire mbasuhuza aho mwaba muherereye hose, wiyumvemo ikaze muri iki kiganiro tugiye gutangira. Dushimire n'abantu bakanze subscribe, dusabe n'utarakanda subscribe kuba yayikora, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya buri munsi tubasaba cyangwa se tubashyitsaho. Namwe ariko mujya no muri komenti mwandika mureba ikitagenda neza mutubwira tugahindura, unushaka ko tumubwira amakuru y'undi muhanzi tukamubwira. Uyu mujye kubana muri iki kiganiro rero ni Shibra. Dusaba wowe utarakanda subscribe ngo ubanze uyikoreye kugira ngo tubashe kwagura uyu muryango mugari. Nita Shibra, you have to know me and to love me, kugira ngo tujye tubashe kubana gatanu ku kandi. Uyu munsi rero ni imiriro, uyu munsi ni imiriro, uyu munsi ni imiriro. Mbazaniye wa muntu mwari mumaze iminsi musaba, ari we Bushali Benzi, muzi nka nyiri trap, cyangwa se umwami wa trapishi, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afurika. Mwumva ko ari we muntu urenze kabisa. Mwite Bushali, gusa ntago ariko yitwa, cyangwa se siyo mazina yiswe n'ababyeyi. Mu by'ukuri rero dore amakuru arambuye kandi yizewe ku muraperi w'umunyarwanda uzwi nka Bushali. Izina ry'inyakuri ni Jean Paul Hagenimana, amwe mu bahanzi b'icyitegererezo mu njyana ya rap na kino trap mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru arambuye cyangwa se yibanze kuri we, amazina yiswe n'ababyeyi akaba ari Jean Paul Hagenimana. Izina azwiho mu muziki akaba azwi nka Bushali, akenshi yitwa Bushali the Trigger. Aho yavukiye akaba yaravukiye Gikondo, Kigali mu Rwanda. Umwuga akaba ari umuraperi, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'ibindi byinshi agiye akora tutabashije kuvugira hano ngaha, ariko byifuza nabwo twabikora ku kindi kiganiro cyangwa se twabikora ku rundi ruhande. Akaba aririmba injyana ye nka hip hop, trap, by'umwihariko Kenya trap mu kinyarwanda. Imvange ya hip hop n'ijwi rigezweho hamwe n'umuco mu Rwanda ndetse cyangwa se n'umuco nyarwanda abikoresha mu kuririmba cyangwa se kutugezaho ibihangano bye. Reka turebe rero uko umuhanzi wacu Bushali cyangwa se Trigger uko yatangiye umuziki. Bushali rero yakuriye Gikondo, Kigali. Yatangiye umuziki akora akiri muto, ashingiye ku byo yumvaga mu rusengero aho yari muto, ari muri korali. Ariko bya mbere cyane yakundaga rap, cyangwa se muri make yakundaga rap. Umuziki we rero w'itangiriro wari usanzwe, ariko uko yagiye akura yahisemo kwishyiramo injyana yahiye ariyo Kenya trap. Rero bari kutubwira ko uyu muhanzi wacu Bushali muri make yakuriye muri korali, yakuze ari umuririmbyi bitewe n'imyemerere y'amadini abana bagenda bakuriramo. Bavuga ko iwabo bari abarokore cyangwa se bari abadeperi, nawe akaba yarakuze ari umwadeperi aririmba muri korali, gusa yaje kubivamo ayoboka rap cyangwa se akura akunda rap. Gusa yakuze akunda kuririmba indirimbo ziwe z'umwihariko atari byo muri korali, bitewe nuko iwabo bamuhatirizaga kujya muri korali, aza kubyanga yigira muri rap. Iwabo ntibaje kubireba neza, gusa baje kubyakira bitewe nuko yatangiye kugenda byinjiramo, babona ko biri no kumuzamura, biri no kugira icyo bimugezaho, atari ibintu byo gukora ntugire icyo winjiza. Uyu muhanzi rero abenshi bakaba bamuzi mu njyana nka Kenya trap, injyana yihariye. Bushali ni umwe mu batangije kandi bakomeye mu Rwanda, batangije injyana ya Kenya trap mu Rwanda, aho avuga ko trap music igezweho na hip hop rap yibanda ku njyana ya trap. Amagambo mu kinyarwanda, ibyiyumviro by'urubyiruko na sosiyete muri rusange, nibwo butuma agenda agaragaza muri iyo hip hop ye, ukagenda abihuza na Kenya trap. Uyu mwihariko rero w'umuhanzi wacu Bushali, uyu mwihariko we wagize ingaruka ku muziki wa hip hop mu Rwanda, unazwi mu bantu benshi nk'umwe mu bahanzi bagize injyana n'umuco muri
muri muzika nyarwanda. Uyu muhanzi rero yakomeje gukora alubumu cyangwa se yasohoye alubumu ze z'ingenzi yasohoye. Bushari yagiye asohora alubumu zagiye zigaragara urugendo rwe rw'umuziki cyangwa se mu rugendo rwe rwo gutangira. Yasohoye alubumu ye ya mbere cyangwa se alubumu ye yabanje kujya hanze yagaragaye ku itangazamakuru yise Nyiramubande, akaba yarayisohoye mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ni alubumu ye ya mbere yakoreweho indirimbo zamenyekanye nka Tabati, Ibitababye, Nyiramubande ndetse n'izindi nyinshi zagiye zitandukanye. Yamufashije kumenyekana cyane mu isoko ry'imbere mu gihugu. Uyu mugabo Bushari ntabwo yarekeye aho gusohora alubumu ze. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 yasohoye indi alubumu ye ya kabiri yise Kugasima. Iyo ukurikiye izina rye mu bakunzi b'umuziki nyarwanda n'abakurikira injyana ya Kenya Trap, abenshi bamuzi nk'umuntu wazamuye iryo jambo Kugasima. Icyo gihe niho alubumu nka Kenya Trap yarushijeho gukwirakwira no kumenyekana cyangwa se kugera ku bantu benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa yakomeje gusohora alubumu. Reka tugaruke tureba alubumu ye ya gatatu yasohoye yitwaga gute, yayise gute muri rusange. Uyu muhanzi rero yakomeje gusohora alubumu. Ubwo yasohoye alubumu ye ya gatatu yise Ibihe B7, akaba yarayisohoye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Alubumu ye ya gatatu ifite ibiganiro byimbitse ku mibereho, urukundo n'ubuzima. Yakoranye n'abahanzi mpuzamahanga nka Daraja Family wo muri Senegal na Mogam wo muri Ghana ndetse n'abandi bahanzi bo mu Rwanda nka Deben ndetse na Bruce Melody n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Yari yaragamije gukuraho uburakari, umujinya cyangwa se n'ubwumvikane buke mu bantu mu buryo bwumvikana mu muziki, cyangwa se agamije kwerekana icyo umuziki usobanuye, ashaka kumvikanisha ko umuziki atari fayiti ahubwo umuziki ari ugufashanya cyangwa se ubwumvikane. Uyu muhanzi rero Bushari akaba yarasohoye indi alubumu ye ya kane yise Full Moon, akaba yarayisohoye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Na alubumu ya kane rero yashyize hanze ifite indirimbo 17. Yavuzweho ko yateguwe imyaka igera muri 3 kandi yakoranye n'abahanzi batandukanye umuziki bo mu Bufaransa ndetse no mu bindi bihugu byinshi cyane bigiye bizwi. Uyu muhanzi rero Bushari avuga ko no muri iyi alubumu ye yakoranye n'undi muhanzi wo mu Budage ndetse no mu Rwanda. Yakinnye ku nsanganyamatsiko z'ubuzima bwe, inshuti, imiryango n'urugendo rwe ruhambaye mu muziki, cyangwa se uko yaba yaratangiye umuziki nuko byagiye bimugora nuko yagiye abyitwaramo. Reka turebe rero ku ndirimbo ze nyinshi cyangwa se ibihangano bye byagiye bimenyekana. Bushari rero afite indirimbo nyinshi zakunzwe cyane zirimo Kugasima, Nitebuwe, Kenya Trap, 250, Nakumena amaso, Urumiya, Sindi mubi, Kirika, Amakosa mu kwaha n'izindi nyinshi zagiye zigaragara ku itangazamakuru cyangwa se yabashije gushyira ku mbuga ze za YouTube ndetse na streaming platform. Mumfashe rero turebe kuri ibi bibazo n'intambwe yateye mu buzima bwe busanzwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 rero Bushari n'umuraperi Slam Drip bashinjwe ibyaha bijyanye n'ibiyobyabwenge cyangwa se no gukoresha ibiyobyabwenge. Barafungwa igihe gito ariko nyuma basubizwa umudendezo kubera ibimenyetso bidahagije. Inkuru yerekana rero ko byamwigishije byinshi mu buzima ndetse no mu muziki. Mu Mutarama rero mu mwaka w'ibihumbi 2025 yatunguye benshi ubwo yatangazaga ko
yabuze umubyeyi we cyangwa se umubyeyi we yabashije kwitaba Imana, ibintu byamubabaje cyane kandi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyangwa se n'izindi, harimo nko kuri BTN TV, akaba yarakoreye ikiganiro abasha kubinyuzaho cyangwa se abasha kubimenyekanisha ko yabuze umubyeyi we. Reka tugaruke ku mikoranire n'abandi bahanzi cyangwa se korabo yagiye agirana n'abandi bahanzi. Uyu muhanzi rero Bushali yakoranye n'abahanzi bagiye bagaragara cyangwa se mu ndirimbo yagiye akora kuri alubumu ze, harimo Khalfan Graph John wo muri Kenya, akaba yarakoranye na Bruce Melody, akaba yarakoranye na Debian, akaba yarakoranye na King Kivumbi, umusore utoroshye nawe akaba yarakoranye na Betray, umwe mu bantu nabo bazwi cyane mu njyana nk'izo Bushali aririmba, akaba yarakoranye n'umuraperi bita Strap Drip n'abandi benshi bagiye bajya ku itangazamakuru. Akamaro n'umurage rero muri muzika nyarwanda, Bushali ubwo ni akamaro afitiye muzika nyarwanda cyangwa se icyo asobanuye muri muzika nyarwanda. Uyu muhanzi rero Bushali afatwa nk'umwe mu bahanzi bagize uruhare rukomeye mu guhindura muzika ya rap mu Rwanda, abinyujije mu ijwi muri Kinyatrap, aho yatanze ijwi ry'urubyiruko mu nteruro nshya y'umuziki abantu benshi bakunda kandi bumva ko ibihangano bye byose bisobanuye byinshi ku buzima n'imibereho y'abantu muri rusange. Reka ngushimire rero wowe twabanye muri iki kiganiro, nge wabanye nanjye muri iki kiganiro, nshimira n'umuntu wakanze subscribe, yewe wowe nkubwira wowe utarakanda subscribe, reba aho munsi ahantu handitse ijambo subscribe, then ukandeho, ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro dushyizeho bya buri munsi, cyangwa se ujye ubasha kubona ibiganiro buri ko twaprodinze. Nyite Shibra, you have to know me and to love me, kugira ngo tujye tubasha kwagura uyu muryango mugari wa Shibra Style. Reka ngushimire rero wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Thanks for watching. I sign out.